Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ku mazi asohoka mu gitsina mu gihe cyo kurarikira imibonano. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Aya mazi azwi nk'amadhi, n'amazi y'ururenda yererutse asohoka mu buryo butiyumvwamo mu gihe wa wundi cyangwa se uwari wese yaba ari mu gikorwa cyangwa se mu bitekerezo biganisha ku mibonano mpuzabitsina. Aya mazi ariko mbere yuko tujya mu gisubizo cyayo dukosore icyo umuvandimwe yabajije avuga ngo nk'umuntu avugana n'uwo bashakanye cyangwa se n'inshuti ye. Ahangaha n'inshuti ye ni haram muri Islam. Ni haramu ko umuntu agira inshuti nk'iyo ngiyo, ni na haramu mu biganiro nk'ibyo ngibyo, n'ibyo bakora byose muri uwo murongo byose ni haramu kandi n'icyaha. N'ibyo ngibyo nibwo busambanyi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama yavuze bw'akaboko, bw'umunwa, bw'urutoki, bw'ikirenge, hanyuma igitsina kikaza kubyemeza cyangwa se kikabihakana. Bityo ntibikwiye ko umuntu abariza halali muri haram avuga ngo ku nshuti cyangwa se ku mukobwa bakundana cyangwa umusore n'ibindi nk'ibyo ngibyo mu bya haramu w'Islam bwamaganye. Ariko iyo byanyuze mu nzira nziza cyangwa se iyo byabaye, icyo gihe ahangaha aya mazi yitwa madhi, n'aya mazi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama yavuze muri hadithi sahih kuva ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama, aho Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu avuga ngo kuntu rajulan madhaa, ati nari umugabo ukunda gusohokwamo n'aya mazi cyane inshuro nyinshi. Hanyuma aravuga ngo fastahiyaitu an asala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama limakan ibnatihi minni, ati ariko ngira isoni zo kwibaza intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama kubw'agaciro k'umukobwa w'intumwa y'Imana kuri nge. N'umukobwa w'intumwa y'Imana ari we Fatima yari umufasha wa Ali ibn Abi Talib. Bityo arangije yohereza undi musahaba kugira ngo ajye kumubariza intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama. Hanyuma abaza intumwa y'Imana iramubwira iti tawadda wandih farjak, tawaza hanyuma woze igitsina. Muri riwaya ya Bukhari aravuga ngo ighsil farjak wa tawadda, banza woze igitsina cyawe nurangiza utawaze. Ahangaha bityo amategeko n'amabwiriza agenga aya mazi, icya mbere nuko ayo mazi agomba gusohoka mu buryo butumvikana. No kuvuga ngo n'uburyo umubiri utiyumvamo ko ayo mazi ari gusohoka ukayabona yasohotse cyangwa se ukayumvaho yasohotse. Kuko iyo asohokanye imbaraga, icyo gihe ngo ntago aba akiri madhi, icyo gihe aba yabaye amasohoro, n'icyo gihe ubusabwa kwiyuhagira. Hanyuma ikindi nanone nuko ayo mazi aho yagiye hose ugomba kuhoza. No kuhoza harimo uburyo bubiri. Hari uburyo bwo gufura umwenda nk'ibibonwa namwe mu bamenyi, ari nabyo byiza umuntu aramutse afite ubwisanzure cyangwa se atari umwinshi w'ayo mazi. Iyo atari umwinshi w'ayo mazi, ni ukuvuga ngo ayo mazi adakunda kumbaho kenshi cyane, icyo gihe biba bimworoheye ko ashobora gufura uwo mwenda kandi agakomeza. Naho iyo ari uyahozaho cyangwa se ahoraho cyangwa ari menshi kuri we, icyo gihe guhora afura buri mwenda yagiyeho byagorana. Icyo gihe acucagiraho amazi yarangiza agasa nk'uvuguse aho ayo mazi yagiye ko ari amazi afatwa nk'umwanda. Hanyuma yarangiza akoza ubwambure bwe naho yaba yagiye hose ku mubiri, yarangiza agatawaza. Ayo mazi ntago asabwa kwiyuhagira, nta nubwo asabwa andi mategeko y'umurengera. Aha birangana ku gitsina gore n'igitsina gabo. Ariko icyitonderwa ku gitsina gore, ntago igitsina gore gisabwa koza aya mazi nari imbere yose, ntago gisabwa kuyoza, kubera ko ubusanzwe ubuhehere ku gitsina gore ntago bufatwa nk'umwanda, ariko bufatwa nk'umwanda iyo busohotse hanze y'igitsina cyangwa se bugize umwenda bujyaho. Icyo gihe nibwo harebwa aya mategeko. Wallahu ta'ala a'lam.